kwakira kumenya ko uko twaje hano ko ari nako tuzahava, you know, no kumenya ko things happen, you know, no kumenya ko tazaramba nk'imisozi tu, you know. Ni icyo utinya kurusha ibindi kwisi? Man, ntinyi inzara byatari. Nicyo kintu cyane ubwoba hano kwisi. Now nega ntinyi inzara rukumva man wankora ibintu byose ushaka hano kwisi ariko don't make me go starve, man. Yeah. Don't make me hungry. Just do it. Torture me, do shit. Nigga, give me food. Uzi mambo. Do you have a girlfriend? I have girlfriends. Hanyuma se Glory ni ukunda umukobwa umeze gute? Do you know that you're the best rapper that I knew in Rwanda? I appreciate, man. I didn't know. You believe that? I believe I'm the best, and I'm glad that you have recognized that I'm the best, and I appreciate that for real. Ni iki kigutandukanya n'abandi baraperi? Hari umuntu ari bwakeke kuri umusazi? Yeah. Abantu benshi cyane ntago navuga ko bavuga ko ngo ndi umusazi ariko nkunda kwivugisha cyane. Nshobora nko kubyuka mu gitondo turi nko mu nzu tu ukumva ndi kwivugisha tu njyewe njya nibwira good morning. Yeah, nkibwira Glory Majesty good morning. How you feeling, bro? You feeling good? Abantu barenze ukabona baviye bafite imvi n'iki nyuma naje gusanga ahubwo abantu baba bari yanga aribo abantu baba bafite ibitekerezo bya danjano kwisura kumva ngo keji tubyukuru turusi nkuru umwana wari we n'imbunda urutugu ni solo bandana yambara umutuku yavuye amahome kubera imituku ngo izishuri zatuma rwari urutugu ngo iziribu nazo zidufata ku gifu ngo abana ku butaka bashaka isupu kugera ku butaka bisaba ingufu umuhungu ni loko ni hose ni pro zirashaka ifoto call ya plug ibitondo umusazi ndisinye ndashaka zonto punani yako kwiza guteza koto ndabizi kutinyizi popo gucyana niko ko gikwemeye geto gikeneye sone ya momo gifata kamoto kizanye umutoso gikumbuye biki ya tonto gishanye ku maso gisakanga kakuwagira ni movie ya prono gukorana na Crema ndetse no gukorana n'uwitwa Claude wo muri Kikas Music mbona umva ko nazi ko nikubanzi ko badakunda rap music nago bakunda hip hop music urukumva igihe cyose Alex yabayeho wigeze ntago wigeze picking umuraperi numwe ari collabo hagati yo gukorana na Meddy akurimbira Colors na The Ben akurimbira Colors woga flowing wahita monde. Yo, what's up Rwanda, what's up in Kigali? Nizere komeza first cyane kandi biri gucamo wowe uratandukanye mu Rwanda iburasirazuba yaburengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru n'umujyi wa Kigali nguhaye ikaze kuri Abantu TV show nge nitwa Taikuni Ndahiro the OG iwacu ni mu Rwanda +250 nitwa Rasiento Babirento Propaganda Papakaya come papa the magic man nge nkuru y'umujyi umudugudu ngwindura igihugu nyitimbunda ndano hose nk'amandazi nge vibration muri nation. Yo, I was born to win nge munyu nkabani sukari ndaniyemera uyu munsi rero mfite ni muji wadanje wiyemera kundusha brother man. If you're watching from different places, this guy is a beast n'umwanditsi afite inyandiko ziremereye kabisa n'ikaramu itsitse kabisa yitwa Glory Majesty. Abantu bazi hip hop cyangwa bikurikirana umunsi ku munsi they know this name. He's very hard ntago yoroshye, he got no fake vibes. Yo Glory Majesty, what's up? So man ngo hano nukwigira nugo ukajya mu bihaye maniga uribura ni dope clichin for clichin ndavumbura yatsindiye mana tombana na toni bitondo ndashingura wasariye ikanga mumena umutima nituzamukumbura. You think uri jikukuri streets are industry you don't know shigero niyo nibatanga fiya ndiye chapindi chopindu umusazi ndi nkotanyi mu bana zina emasiya. Lord Majesty, man, on God. Yeah. Nigga. What up, nigga? What's poppin', bro? What's poppin'? All is good, nigga. What, nigga? Nigga, you know how good you are. I appreciate it, man. I know how good I am, bro. Really? Yeah, I know how good I am. Uriyemera, right? Yeah, utiyemera kwisi ninde umuntu wakwemera kwera. Mbere uko abantu bakwemera ugomba ukabanza ukiyemera, bro, you know? Yeah. Ushobora kwiyemera ariko ukamenya ko hari izindi power ziri hejuru yawe ziguhereza ubwo bushobozi bwo kwiyemera urukumva ngiye ndi creature y'Imana urukumva ni gute ko nakwiyemera ndi umupeti wa ja urukumva je for real man. Yeah. Nichi wikunda ho nka Glory Majesty uvuga man I love this thing for me. Cyo kibazo mbaje kirarenze bro, ntago nkunda akenshi yo ariko wivugaho ikintu runaka wenda n'iki ariko one thing I love from me is that I'm real. Again, the real. I never fake. As you always say, like no fake vibe. I never fake. Like I'm a real nigga. I never sell out. I'm not a sellout. For real. Now I'm gonna do I'm a nigga selling out. Remember? Yeah, that's one thing I love about myself, man.
kubera uri serious cyane man. Usugo serious. You look very serious, your face man. Your face looks very serious. You gotta be serious, man. Kuri What's telefone you sound like yo. mbona tugomba kuba serious. Bro, no se ni cye kintu kiri fun cyo kutagomba kuba serious. Why you laughing? Why you laughing? Why you laughing, nigga? Like shit like that. Like why you laughing? What's so funny? You gotta be serious, man. You're Like, very straight man. yeah, we gotta be straight, man. Yeah. Your last time crying cyangwa se uri wiyibuka ryari urira cyangwa se ni ryari uheruka kurira Glory Majesty. Meruka kurira tariki 6 z'ukwa kabiri 2016 nibwo meruka kurira. What happened? I lost my mom, man. Nicyo gihe na lost in the mom wanjye. Ndakeka ko ari nayo marira ya nyuma naririye hano ku isi. Nase nshiraho this tattoo. Yanditseho I forgive all the tears I was born to shed. Nababariye amarira yose ngomba kuzarira hano ku isi. You know? Yeah, for real. I lost my mom too 2015. I know how it feels like yo. Yeah, mbere ko akarindwe I lost my mother. Iriya situation yo kubura mama no kubivamo Glory yabishoboye gute? I don't know, man. Kwakira ibintu tu, you know? Kwakira kumenya ko uko twaje hano ko ari nako tuzahava, you know? No kumenya ko things happen, you know? No kumenya ko tazaramba nk'imisozi tu, you know? Ko buri muntu wese aba afite igihe cye hano ku isi, you know? Yeah, things like that, man. Ni icyo utinya kurusha ibindi ku isi? Man, ntinyi inzara byatari. Nicyo kintu cyane ubwoba hano ku isi. No, nega, ntinyi inzara rukumva, man wankora ibintu byose ushaka hano ku isi ariko don't make me go starve, man. Yeah. Don't make me hungry. Just do it. Torture me, do shit. Nigga, give me food. Uzimamvu. Uzimamvu, my nigga. Ni kubera like kubaho nukurya tu, you know? Hano aboro utariye ntago wa survivinga like survival mode yacu like ni igiporezo turukumva ntago wa going 3 days utari kurya bro. Urukumva. So the number one thing that I'm scared of, nigga, I mean getting hungry, man. For real. Yeah. Usengera he? Je ndi Muslim. Warafunze igisibo? Mvuye muri mwezi Ramazan, man. For real. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunna ni iki ku Muislam? Sunna ni imigenzo imwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye akora ukumva. So akenshi iyo turi gukora bimwe mu bintu yakoraga tuba tumeze nkaho turi kugenda muri footsteps ziwe tu. Yeah, like nka gutya kuntu ufite ubwanwa bwinshi ni sunna. Nka gutya kuntu ndi so serious ni sunna, you know? That's the shit, man, nigga. Yeah. Girl, do you believe in love? I believe in love, man. I guess Abgo wivuze love, what do you understand? Kubera abantu benshi hano ku isi when you say love abumva ngo boyfriend and a girlfriend. I believe in love kubera nakuze mbona mama wanjye na papa wanjye bari kundezinga, you get it? I believe in love kubera nagiye mpura n'abantu benshi bagiye bankorera ibintu byinshi like love is life, man. I mean like love is life. I do believe in love like 1,000 times, like, you know? Yeah, for real. Do you have a girlfriend? Do I have a girlfriend? I don't think so. I have girlfriends. Mfite abakobwa benshi tuziranye b'abashiti banjye. Ahubwo when you say a girlfriend, what do you mean by that? I have girlfriends. I don't have a girlfriend. I have girlfriends because I have a lot of girls who are my friends, you know? Yeah, I do have girlfriends. Okay, you choose sex before marriage and sex after marriage? Sex before marriage, man. Why, man? I gotta know how you are, you know? I gotta know if you a squeeder, you know? I gotta know if you know, I gotta know if you dope, man, before I bring you in my life. I gotta get that little test and shit, you know? Nyine urumva ngomba kubanza nkamenya umuntu ndi kumwe nawe, man. Ngomba kubanza ngatestinga nizo stuff se nkamenya ko ziri real, man. Mbere yo kuza muri life yanjye. Bikaba ngombwa kwivamo kandi atari yo time yanyayo tu, you know? Hanyuma se Glory ni ukunda umukobwa umeze gute? I don't know, man. Like ntago ngiye ngira type, ngira soul, mukumva? I don't know, mbere yuko yumgiye ngo ukunda umukobwa umeze gute, ntago ngewe ndi materialistic guy, ukumva? Je ntago ndi wa muji ubona ngo buri zawe, ubona bonix zawe, ubona tiri zawe, ubona face yango mite mba interesting, like first of all you gotta be smart, man. Ugomba kuba uri smart mu mutwe wawe tu, urumva ufite brain refresh, uvuga ibintu making a sense, mbona kuri umuntu twa surviving na kuri isi tu, you know? Yeah, wenda ukaba cute, ukaba what, ariko first of all you gotta be smart. Ugomba kuba uri mwiza mu mutwe kurusha ibindi byose tu, you know? Yeah. Hear me nicely, unyumve fresh cyane. Mbwira nk'ibintu bine bitemewe ku isi cyangwa se bitemeye mu Rwanda. Reka tureke ku isi kwanza, like reka tuvuge mu Rwanda. Ibintu bine bitemeye mu Rwanda
wumva byaba legalized cyangwa bikemerwa bitari illegal, ibintu biri illegal wumva byaba legalized ukumva byaba ari dope cyane, byaba ari ibihe? sha nabyo tu ibintu byose biri legal biba bigomba kuba illegal tukuba ko ndakeka ko abantu batekinga ama rules yo kuvuga bino biremewe bino ntago byemewe. Abantu bakuru abantu ijana abantu b'abayobozi bishira hamwe bakavuga like bino bintu ntago byemewe biba bitemewe for real. Nta kintu na kimwe kitemewe mba mbona ko kigomba kwemerwa tu like for real. Urugero Like gukora abantu bakora sexual shit cyangwa abantu batuma abantu bakora sexual shit kuri underage bambona bitari good. Kuba ndibaza ko ubonye nk'umuntu uri guhavinga sex n'umukobwa w'imyaka 16 you can ntago byagushimisha, you get it, and like drugs uri kumva ibintu byose bi fucking mental z'abantu like ntago byakagombye kuba biri allowed, you know. Ni ibintu byinshi tu biri illegal, nta aba proud yo kubigira legal shit, you know, like for real. you do smoke? I do smoke cigarettes. I do smoke cigarettes sometimes. This is what I'm talking about. Yeah, it's I'm addicted. Why It's do you- nicotine. Why do you smoke? I found myself like that, man. Nah, you're lying. Like for real, I found myself like that. Listen, bro. Umva se ireka ngubye impamvu ndi kubwira ko ntari a fake nigga ntari sell out uri kumva. Umuntu ushaka kuba nko ni fake akaba nana akavuga like do you smoke, akubwira no I don't smoke. Ejo ukamusanga behind the camera ari smoking. I do smoke cigarette. Why you smoke? Don't ask me shit, bro. Like What happened? it's I guess it's This is the influence, of course. Like, it's like the same. I may ask you like, do you drink water? Do you sleep? you get it? Like there's this one thing people should know. Like, buri muntu wese hano ku isi agira addiction yiwe. You get it? So you shouldn't be asking someone like, why you do this? Why you do that? so you're planning to quit? I'm not planning to quit. Do you know that you're the best rapper that I knew in Rwanda? I appreciate, man. I didn't know. You believe that? I believe I'm the best, and I'm glad that you have recognized that I'm the best, and I appreciate that for real. Ni iki kigutandukanya n'abandi baraperi? Twese tuba nkaho tuba mu gihugu kimwe kubera hip hop music aba ari nka hip hop culture urukumva, ariko muri iyo culture twiberamo buri muntu wese akaba afite uburyo yandika ibintu byiwe cyangwa uburyo afite composition yiwe, you know. So ngiye ikintu mba mbona kinandukana n'abandi bantu kubera nyine mba mfite ubundi muri lyrics zanjye nkunda kuvuga ama personal stories, stories z'aba homeboy banje, stories zo muri quartier, urumva like real shit, the real muri music yanjye. I guess abantu bakunda realityness like baba attached ku bintu byanjye nkora. Kubera iki wiyemera Glory Majesty? Ntago niyemera mwana, ariko at the end of the day ugomba kwiyemera. Ikibazo ni ukuba wakwiyemera mu buryo buri over, ariko mu gihe ntemeye ibintu byanjye cyangwa mu gihe ngewe ntemeye ibintu byanjye ntago numva ko wabyemera. Nijye ugomba kugukonvinga ko ibintu byanjye biri dope before kubona ko biri dope, you get it? Ntago ari uburyo bwo kwiyemera ngo wigire ngo umuntu wa danger, ariko you have to believe in yourself. You have to have all these confidences in order kugira surviving muri industry, you know. Yeah, that's what's up, man. Ni iki wabwira umuntu utakwizera? Umuntu utanyizera, it's up to you, man. Wanyizera utanyizera, mu gihe ngewe nizeye utanyizera, it's so good, ariko at the end of the day nzagukoma tu uzanyizera. At the end of the day ndabizi kuzabyizera someday, you know. Yeah, for real. Kandi nta muntu waremeho no kwemerwa n'abantu bose, uri kumva. Hari abantu bakwemera, hari abantu bakunda ibintu byawe, hari abantu batabikunda. Ndakeka ko buri muntu aba afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa nakwemera. So niba uri hera wanjye komeza ube hera wanjye, niba utanyemera komeza ntunyemere. As long as ifite fan base yanjye, ifite abantu bankunda, abantu bemera ibintu byanjye, mba numva ko bihagije. Ubwo niba utanyemera ubwo ntago uri muri ba bantu banjye nyine banyemera, kandi I respect that, I appreciate that. Yeah. Uricuza kuba uri umuraperi? Ntago nicuza kuba ndi umuraperi. Niba hari n'ikintu cya mbere cyambaho cyiza mu buzima no kuba narabaye umuraperi. Kubera iki witwa Glory Majesty? Ubundi glory ni abbreviation. Glory standing gangster live once really young, ukumva, cyangwa the real live once really young. Abantu bose bakora ibintu bya danger, abantu bose bagiye kuzana change muri community, ntago bamara igihe kirekire ku isi tu. Niyo mpamvu nise Glory. Majesty is like I'm the king of my thoughts. Urukumva, ni njyewe mwami w'ibitekerezo byanjye, driver w'ubuzima bwanjye, ni njyewe majesty w'ubuzima bwanjye. You get it? Nkuko nawe uri majesty w'ubuzima bwawe, urukumva. That's why I need Glory Majesty, like Glory Majesty. Yeah, for real. Glory Majesty aramutse afunzwe yaba yazize iki? Ntago mbizi, ubwo nyine afunzwe nibwo yamenye icyo yazize tu. You know? Atarafungwa ntago yamenye icyo yazize. Urumva maniga. For real. For real, man. Glory. Yeah. Hari umuntu ari bwakeke ko uri umusazi?
yeah abantu benshi cyane cyane ntago navuga ko bavuga ko ngo ndi umusazi ariko nkunda kwivugisha cyane nshobora nko kubyuka mu gitondo turi nko mu nzu tu ukumva ndi kwivugisha tu njyewe njya nibwira good morning yeah nkibwira glory majesty good morning how you feeling bro you feeling good what's the plan my G what's the plan my guy you know like banumva abantu batabimenyereye bagakeka kuri crazy to urumva come on man come on bro mani urivugisha njyewe ndivugisha tu mba numva ko mbere yuko mvugana nawe hagurukya mbere yuko nza kuvugana nawe already nanze ibintu nikoresha interview nka magana 8 you know you have to prepare yourself ugomba kwiprepara bro yeah nk'ikiganiro ujya wiganiriza man nkunda kwibaza ukuntu umeze nkunda kwivugisha niba mfite ibitekerezo mu mutwe wanjye biri negative gerageza kubihindura tu niba ndi kumva like mfite nk'ahantu ngiye kujya nkavuga hano hantu ibiki njyewe ubwanjye nkivugisha ko nkavuga yo bro ibintu biramera fresh man we making a show ibintu you know like I talk to myself mu buryo buri positively kubera urabizi turi muri matrix isi turimo iri matrix social media and stuff bituma waba negative cyane muri brain so ugomba ku making a show ko subconscious mind yawe ko iri positive kubera energy ziri mu isi ziri negative cyane so you have to set your mindset urukumva kugira ube uri positive mo gakeya tu you know that's so ugira inshuti zingahe nta nshuti ngira mfite abantu nziranye nabo urukumva mfite abantu duhurira muri industry shit urukumva mfite abaraperi b'abajama banjye dukorana imiziki mfite icyo ariko ngiye nta nshuti ngira inshuti ya mbere ngira ni glory uri muri njyewe my inner self glory uri muri njyewe wa muniga mba ndi kuvugisha uwo ni umushuti wanjye kubera niwe uzi aho bipfira niwe uzi uburyo bigenda niwe uzi amabanga umuntu n'umwe atazi nta nshuti ngira nziranye n'abantu benshi ariko nta nshuti ngira nta shumi ngira njyewe kabisa ariko nziranye n'abantu benshi tu amaniga abakobwa ariko njyewe nta nshuti ngira inshuti yanjye ni njyewe uba wumva gupfa bimeze gute Glory njyewe ndi umuslam urukumva believing in Allah urukumva mfite amasi menshi ngomba kujyamo tu urukumva mfite ahantu henshi ngomba kujya kubera ubuzima ntabwo burangirira hano ku isi you know like mfite ahantu henshi ngomba kujya hari afterlife you know we don't die we multiply yeah that's what's up man niko ngiye ntabwo ndufata nk'urupfu ndufata nka ceremony nk'ukuntu umuntu akora ubukwe akishima mbifata nka ceremony tukuba mandi kuvuga harahandi stuff ngiye so I believe in afterlife yeah for real yeah none se Glory Majesty umuntu abafite ubuzima yabayemo cyangwa nubwo ari kubamo brother tell us like nk'ibintu bitatu byagusekeje man in life ishobora kuba ari story cyangwa se ibintu wibwira uko biri ugasanga ukuri kwako siko like the funny thing happened in your life if you can recall them if I can recall urabona ukiri yanga uba kwisi sekandara navuga mwana urabona ukiri mutoya ubona abantu baba grand frère bakuru baye kuri wowe you know ukabona nyine nk'abantu bafite ibitekerezo bya danger ukumva abantu barenze ukabona baviye bafite imvi n'iki nyuma naje gusanga ahubwo abantu baba bari yanga aribo bantu baba bafite ibitekerezo bya danger hano ku isi ukumva nabaye surprise cyane mpura n'abantu nabonaga ari bakuru cyane nawe nabo ngasanga bafite this phone mind byatanye ngavuga wow this nigga ukuntu angana n'ukuntu namutekereza ukuntu bameze ntago numvaga ko yagira ibi bitekerezo nk'ibi ngibi you know abantu benshi bari phone byatari hano ku isi ubarebera ku makamera ubarebera hehe nahe ariko muri real life bari phone byatari nicyo kintu cyangize surprise hano ku isi okay the funny story from school kwa kuntu mara bakiri ku ishuri ari ikintu cyakubayeho gisekeje nyiga school narindi a quiet guy cyane a serious guy ukumva ikintu kijya kinsetsa cyansekeje school and stuff nakirelezinze nyuma ndangize kurangiza school niki nyine uburyo twiga ibintu twiga iyo urangije amashuri ukaza outside tubona ko ibintu wigaga my god ubona nta nantu bihure na real life ukibaza uburyo umaze guspendinga 12 years wicaye ku ntebe y'ishuri waza out ugasanga bya bintu byose wize 12 years ugasanga biri meaningless you know kirasekeje kiranababaje yeah true story for real yeah Glory nyine ngiye nyagira ikibazo yeah nyine njya nibagirwa tu like wankubita urushyi kugira ngo nibuke this how people do kugira ngo nakibuka like slap me uri forgetful I can't slap you man urya gaponyo tose mwana ubitana urushyi kugira nibuke slap you I can't slap a human being nago biri muri bro slap me kugira nibuke right just slap here I slap you nigga I can't slap you like real slap nigga niba ushaka kwibuka I can't slap you like hell
I'm a slapper, nigga. Nigga. You see, this nigga is scared as fuck. I can't slap you, man. I can't slap you. Why you can't slap me? Because if I slap you, I'm slapping myself. Kuba uri human being like ngukubise ni nkanjye waba uri kwikubita. For real. For real, man. Last time urwana byari ryari? Ntago mu buzima bwanjye nigeze ndwana. Bari bwafungwe? Yeah, amashene ntago yabura ku muhanda. Yari byagenze gute? Baranishinze tu. Yeah, for real. Yeah. Ushobora gusanga ari mpamvu nta nshuti ugira? I don't know. And trusting agake yangira trusting issues. Ukumva? Kuba nk'ubu ngubu ushobora kuba uri kubera believing ko nta bintu bihoraho igihe cyose. Ukumva? So ngiye impamvu ujya nirinda inshuti ni kuba uyu munsi ushobora kuba uri umushuti wanjye ejo ukaba uri enemy wanjye. Ibintu byose nakubwiye cyangwa secret zose naguhereje man ugahita undaburiza byatari. Ukumva? Ariko ngiye ari ngiye ukipinga secret zanjye ku giti cyanjye urumva ni ngiye wakwiraburiza. You know? Yeah, for real. Please bless us with your lines, man. Yeah. Hold the microphone. Yeah. Glory nigga one and only Jendi OG bro urabizi ngomba hasaga makicwa na in the grow bandi ku muhanda all alone muri iyi marathon corridor street mu biganza mpora nyirimo so many night struggle nizi trouble kuyi microphone ndana naf inshuti niyo mwanzu ubona nta default no life zana kuce zikinira shage ngo you gotta fight kandi mu bahungu hari moko show anchona hari ngende gonna got some shit to do my baby mother and my little son plus my business soon no bulletproof jewe n'abahungu keep it going through some shit we lose now you just listen keep it schooling you. Battle after battle, henny after henny. You laugh, nigga puzzle bro, we run after many. Imyaka myinshi ngenda pa, you niggas understand me. Yo, let's go on time. Ngo gang. Wigihaye ni cyiza ariko nitwa bikora ede bisaba mu mutwe narahoma niga nyuma bigahinduka bembe igemiri rough nahinduye map nyuma maze kubona inkende zandiriye kena sazishen shit byatewe n'inkende bisaba umunara shit pushize popo shiraho igipara banda n'umukara wisara abahunga imihanda babura amagara bakumena itara kiwara kuba yikeje bisaba amadala shiraho isigara ndabura gakara amabufu masiga amabara uzanire drink putana benzi nasinze na gang irashaka dick shit bishaka bikore foto rikundiyo nambaye bling switch yeah. Okay, that's what's up. Let's keep going. Yeah. Umwana jupfusha dukabe ndureba ko abana basaze dupate wagiye uhatwikana hashya ariko netamo basula dutape ndaho mudakamye natake zinzana zirape muranyisha ndake gakara dukabe dufate dukate nakate ni bije ya make ngo abahungu Kigali kushi nyinshi tureba imirari ngino tusimbaho nyera zitari gabonye ubwo dore siningari imihanda ni so kandi amatini ni broke akana gasuzuguro uruganda ni low kandi mirongo ni mo koresha kayunguruzo izikushi na doze Desne dufata pause mwana jya umugabo y'inisi ya code kandi bigusaba konti byose ni mu bitabo uru rwego nirwo game yabaye rudo ibyo bakubwira si byo weguma mu rugo ni gute wabona ibiryo kandi covid iriho nabahungu sibo dukwame mu masibo mwana izi game sizo izishene niso kandi si leta yaso mwana shiraho rido yeah. We keep going nigga. Glory negro sinja control product ya mageto jiga sopo nuri gangster kandi yoni defo fati photo Korizo gang sign kadogo nikubise blunt isigura 50 numvaga 50G class gipisi nari nkichizi nigga UN dashi bona mugende ni poye hood mukomeze mwatake ko glory swing ahora ni fega meze nk'uwagoswe ngo nigga bucece ni muziko street zamboshe urutugu nijosi byateye story urutugu gusekera ijosi ngo abana ni bato bakeneye indabyo mbami bakubita ingobyi mura ndi maso ndi mu bwato nigga nunzaneho inzozi you laugh ni real urashaka chill nigga jugabanye emoji that's what's up man yeah. That's what's up, G. One more time. Ngo keji tubyukuru turusi nkuru umwana wari we n'imbunda urutugu ni solo bandana yambara umutuku yavuye amahome kubera imituku ngo izishuri zatuma rwari urutugu ngo iziribu nazo zidufata ku gifu ngo abana ku butaka bashaka isupu kugera ku butaka bisaba ingufu umuhungu ni loko ni hot zihose ni pro zirashaka ifoto call ya plug ibitondo umusazi ndisingiye ndashaka zonto punani yako kwiza guteza koto ndabizi kutinyizi popo gucyana niko ko gikwemeye geto gikeneye sone ya momo gifata kamoto kizanye umutoso gikumbuye diki ya tonto gishanye ku maso gisaka ngakaku wagira ni movie ya prono yeah let me go one time man. Let me go one time. Nakuriye black tucuruza blunt solo mu cyumba nakoraga rap penny na paper ndikubaka map boom pretty yanjye numvaga pack mbikorera Kenny na usunagara na yandi manigaririwe black nago abyumva gukurira hood ubona fa mvuka mu dafite laugh umunsi nabonye mama muri casket byarandenzenishwa n'ibihaye umunsi nabonye data muri koma nabyo byarandenzenishwa n'ibihaye umunsi nabuze anti nkunda nawafa byarandenzenishwa n'ibihaye umunsi nabonye umuryango mvuka mu nyanga byaranyitsenishwa n'ibihaye you can feel my pain nakuriye black ku myaka 10 nge nakuriye blank can feel myself nakuriye black nuje 14 nahindutse plug nashaka
nashakaga dozo ukora iyi rap asazo numvaga tough plug zone zacu babaga shot fab oziza turya amapa grand hose zicuruza pussy na kindi bashaka ibiceri Kigali ni ngari hano ni mihari ntiwabona no tuzanye ubufezi bakujya n'imbuga bakusha inzara baguye ibigori ribwe n'ibiheri abaskora musangishe nta bwenge ahubwo ari wowe gukoma iyo migeri you can feel my pain nakuriye black ku myaka 10 nge nakuriye blank I feel myself nakuriye black nuje 14 nahindutse plug nashakaga dozo ukora iyi rap asazo numvaga tough plug zone zacu babaga shot fab oziza turya amapa yeah that's what's up man that's what's up Man, like Rwanda is blessed. Rwanda is very, very blessed. This guy, Glory Majesty, he is another level. He's another level. Ariko, like, Glory, man, what's missing, man? What's missing? I don't know, man. Banumva ikintu kiba kimissing ari time. Ni nkuko Bob Marley abivuze. Time will tell, man. Abantu bari real nago bakunda ku appreciatingwa muri ibi bihe tu. I can believe with time izavuga tu abantu baza realizing who is real, who is fake, who is the dopest, who is the fakest. You know, time. It's just time, matter of time. Yeah, for real. Your YouTube channel, Glory Majesty. Yeah, I know it's any Glory Majesty, man. Check me out, for real. Any project soon? I got his EP coming. Mfite EP ngiye kudroppinga very soon. Yitwa Shame to Fame. Yeah, that's what's up, man. Get ready. Nshobora kuyidroppinga mu kwa gatanu inshallah. Yeah, I'm still working out, man, for real. Kubera icyo yise Shame to Fame. Kubyumva simbyana nandi kubwira Shame to Fame. It's like babantu bari real, babantu badanje batigeze bamenyekana, batigeze bahabwa agaciro bagomba guhabwa. At the end of the day, abantu batabereje ku gaciro bazakorwa n'isoni. Shame to Fame. Okay, Shame to Fame. Pick one, kick one. Urahitamo umwe usige undi. Ari ukumanajingwa na Alex Muyoboke na Coach GAEL, wamanajingwa nande muraba? Kumanajingwa gute? Bivuze kumanajingwa muri label, like yo, if there is a label. I don't fuck with labels, bro. Rukumva. Twagirana imikoranire, rukumva? Okay, wakorana nande hagati ya Alex Muyoboke na Coach GAEL? Just opinion. Nta numwe muri bo to. Gukorana na Clement ndetse no gukorana n'uwitwa Claude wo muri Kikas Music. Mbona umva pinga Clement. Impamvu na pickinga Clement against the guy understanding music cyane, rukumva yagerageje gukorana n'abartiste b'abaraperi kenshi agerageza kuba understanding. Impamvu byari byangoye kubona pickinga bari abantu babiri ni kuba ko nzi ko badakunda rap music, nago bakunda hip hop music, urukumva. Igihe cyose Alex yabayeho ntago wigeze picking umuraperi numwe, ari no mu bantu nigeze kumva ari kuvuga ibintu biri phone ku baraperi cyane ngo ntago bumva, ngo ntago bakora iki. Coach GAEL ni umuntu w'imifungo cyane, ari target y'imifungo cyane. Ntago nkunda umuntu uri all about the money, urukumva. Nkunda umuntu uri all about the society, umuntu uri all about the community. Niki kintu twakora cyatuma community igira peace, niki kintu twakora cyatuma community igira harmony, tukakibonamo amafaranga, ariko tukaba hari n'ikintu twahindura muri society. I guess muri abo bantu babiri, I guess they all about the money and shit, batuma ukora n'ibintu utakagombye gukora kubera amafaranga. So mba numva nashaka umu manager wa understanding like me, wa understanding values zanjye, ngiye nkamusetting rules, nkamubwira turajya hano urashiramo imifungo imeze gutyo, urashiramo ideas zawe, ariko ngiye ibintu byose bigomba gukorwa, ngiye bigomba gutangiraho kubera I'm an artist, you a manager, so you're supposed to follow my rules, not me following your rules. You get it? Big time. Ari collabo hagati yo gukorana na MEDDY akurimbira Colors na The Ben akurimbira Colors, woga flowing wahitamo nde? I guess nahitamo The Ben. Kubera ntago mvuze ko MEDDY atari dope, urukumva, ariko hari abaraperi benshi The Ben agiye aririmbira amahook mana fashion imfubyi z'u Rwanda, urukumva. For real, ariko MEDDY nta Colors ya MEDDY nzi, urukumva mwana, ntago nigeze mbona MEDDY n'umunsi n'umwe ari kuririmbira umuntu n'umwe. So yeah, that's why, man, for real. Yeah, none se wemera Yoro the Queen cyangwa Shadibu? I don't know, ntago. If you are to pick, I cannot pick among those people, urukumva, kubera I guess what do they do? Ubundi Yoro the Queen na Shadibu bakora iki? They are slay queens. So I don't fuck with slay queens, man, for real. Nta n'umwe na pickinga muri. Yeah, Christopher Muneza cyangwa Social Mula? Ni Social Mula, realest nigga, man. Shout out to Social Mula. Social Mula ni umuji, man, byatari. Yeah, kandi understanding world tuba tubamo, kuba ngiye mba numva umuntu twawukingana nawe, mba numva ko agomba kuba ari related ku bintu ndi gukora, you know. So
na picking a social mula for real. And then ari Riderman na Bulldog wakora nande muraba. A Bulldog, one of the greatest niggas of all the time, man, for real. Green Person na Fireman. Green Person, my brother, special shout out Kudi Green, that's my nigga. Yeah. Diplomate changa Pifra. Kapiru fit the great quite money. They already know. Ishkev ni changa Betray. Nan. Nanumwe. Why? I don't know, ntabwo ari kuvuga ko ari abaraperi babi cyangwa atari beza ariko nyine wowe ni choice y'ukumereza. Nan. Yeah, for real. So Trap na Bruce the First. Nan. Diplomate na Pifra. That's what we before P, none of the P. P, right? Yeah, P. Okay, Oda Pass and Grace. Yeah, Grace, man. Grace are the dope. Grace are the dope. Mukadafu na Generous 44. Boss na bashiti banje boss twakora na shoka ari boss barimo. Yeah. Papa Cyangwe na Racine. I guess none of you know you comparing and ntabwo wavuga Racine ngo ituvuga Papa Cyangwe. Two different human beings. Yeah? Two different human beings. Ntabwo wavuga Racine ngo itushiro Papa Cyangwe. Come on, man. Why? You can't compare those guys, man. Papa Cyangwe mufata nk'umuririmbyi kurushwa ari umuraperi. You get it? Racine is one of the best lyrical guys dufite hano mu Rwanda. Ntuzongere ukora comparison next time. Ntuzongere mu buzima bwawe. Ntuzongere ukoze ikosa rikomeye cyane. Ntuzafate Racine ngo mu comparingane. No disrespectful kuri Papa Cyangwe narabizi. Kubera most of the tracks Papa Cyangwe afite ni Racine uzimwandikira. So you can't compare those two people. Uri comparing a ghostwriter n'umu artist ghostingira. Come on, nigga. Come on, man. Butera Knowless cyangwa Princess Priscilla. Butera. Queen Cha cyangwa Marina. Marina. Yeah. Kenny Soul cyangwa Juno Kizigenza. Bose bari dope, man. Bose bari dope. Special shout out kuri Kenny Soul na Juno Kizigenza. Ndakeka ko ari bo bantu bari gukora move cyane muri Afrobeat mu Rwanda. So bose bari dope. Ntabwo aba comparing na mambona bose bari kuri move imwe tu ya for real. Neri Ngabo na Yampano. Yampano ni ndese. Ntabwo nzi umuntu witwa Yampano. Seriously no cap. Nzi Neri Ngabo ariko Yampano ntabwo muzi. Yampano ni umusani tu? Ntabwo muzi. For real. Yaririmbye ndi kwikubita. Ntabwo iyo ndirimbo. Umutwe uri kundya ni mu mazi. Nk'iyo boro wallahi ngo ndi kwikubita. Nakuri kw'Imana ntabwo ari cap, ntabwo muzi. For real. Ori zagwira. I don't know that song, bro, for real. Ntabwo ndi umuntu ugukunda kumva this type of R&B music. I swear to God, kubera njyewe, let me tell you. You don't know the guy? Let me tell you, you get it. There's this one thing. N'abantu benshi bayumva. There's this one thing bita conscious mind and subconscious mind. Uri kumva? Ntabwo mba nshaka subconscious mind yanjye ngo isevinge ibintu bidafite ikintu bimariye tu. Umva nk'iyo boro ari kuvuga ndi kwikubita. Umutwe uri kundyane mu mamazi. Iyo boro nayumva ngo imarire iki muri life yanjye ni kuri kw'Imana. You get it? That's why I don't listen. Niyo mpamvu najya numva izo boro tu. You get it? Shobora kuba nacana nkumva ikanshaho ariko ntabwo nafata time yanjye ngo ibyo boro mbishyire muri brain yanjye. Mba numva ko byaba biri gutera virusi mu bindi bitekerezo mfite mu mutwe wanjye tu. Yeah. Dr. Nsabi cyangwa Mitsutsu. Dr. Nsabi cyangwa Mitsutsu. Bose bari dope, man. Bose saba comedy se. Mba numva bose bari dope. Rocky Kimomo na Junior Giti. Junior Giti. Mpamvu pikinze Junior Giti ni kubera like hari high school nigeze kwiga nawe rimwe like it's someone I know. Rocky Kimomo, I don't know the guy, like you know. So niyo mpamvu pikinze Kimomo. I mean Giti Kimomo. Giti ni Junior Giti, undi akaba Rocky Kimomo. Mazina bari bizarre bya atari Giti Kimomo, okay. Pikinze Giti mwana n'amashami yose ariho. True story. Umuhanzi mu Rwanda urambwira abahanzi batanu. Bavange bose abaraperi abaririmba injyana zisanzwe na gospel no bishaka bashyiremo. Ubona bazi business y'umuziki. First bari smart, bari lyrically, bazi music simple. Vuga ati man, these people are doing wonders, are doing dope. Kubera ko mu Rwanda mostly ntago dufite abantu benshi. Ndi umunyamakuru ndabizi. Ntago abantu bari smart muri industry ari benshi. There are very few ku buryo nawe ushobora kufite abawe cyangwa nanjye mfite abanjye ariko ntago wabura ka meme. Abantu bagukoshora bavuga these people they are good muri genre barimo ya music. Who are they? Urumva ngiye gukora top 5, ngiye gukora top 1 byabibaye ibintu byinshi ariko hari aba artiste benshi bari dope bakora muzike zabo ziri dope ntabwo ari ngomba mentioning. Why can't we just watse tukaganira kuri Glory Majesty? Why you ask about that? Like, it's normal because you're in industry. No, I don't love talking about other people and shit.
But you don't see any person who is smart in this Yeah, industry? they're all smart, but They are all smart? I would like if mind my own business and stuff. I would like you if you ask me about. Mention 3 or 2, 2 of them. Just few of them. I ain't gonna mention none. You all dope guys. We all respect you, but I don't love mentioning. Who are forcing then? Who are forcing? Who are forcing? I mean, there's some people, man, that abantu bo muri kina music yose iri dope, bafite uburyo bafite business strategy mu buryo buri dope. Ndakeka ko nabo abantu bakora strategy zabo mu buryo buri dope. There's this one of the best guy dufite hano mu Rwanda, Bruce Melody. He's dope. Yeah, that's what's up, man. Yeah, for real. Yeah. None ubundi ni iki kikurakaza cyane ku isi kurusha ibindi? Ikintu kindakaza. I don't know, uburyo society mukumva society tubamo iri dope. Japoli igeze kuvuga ngo hari abantu ntihagakwiye gupfa abandi, urukumva? Ya nibaza uburyo dushobora kuba turi mu isi nko mu Rwanda, dushobora kuba dufite nk'aba billionaire, aba millionaire, nanone at the same time dufite abantu bari starving benda gupfa, inzara yishe. Hari abandi bantu bafite ibiryo bamena mu magarbage, urukumva? Bijya bimbabaza byatari mbonye ku isara abantu bakize cyane, hari n'abandi bantu bakennye cyane, kandi ari amafaranga abantu bose bashama abantu bose bakamera fresh. It does make me sad, like for real. Uburyo system yese uburyo imeze tu, you know, like it does make me sad. Wigeze gusabirizaho? Gusabiriza? Oh yeah, sometimes you bishize mu buryo bwo gusabiriza, banumva bishize mu yindi langa, ariko sometimes yagiye mba mfite ikintu nafite, bikaba ngombwa ko ngisaba undi muntu tunkamubwira yo wamfasha n'iki kintu ko nameze fresh ko ngiye kujyana na ball. Yeah. Wakemera guhakwa? Bitewe n'icyo ushaka urahakwa. Bitewe n'icyo ushaka, bitewe na vision ufite. Nk'ubu ngubu sura nka gutya kuntu ukora kuri TV10, urukumva? Ushobora kuhaza bitewe na experience washakaho, ukaba wamara 6 months 7 months batakwishyura amafaranga bitewe n'ikintu ushaka. Yeah, bitewe na dream ushaka n'ikintu ushaka kugeraho. Sometimes bigusaba guhakwa tu kugira ugere ku kintu ushaka. For real. Ese ubundi wiyumva gute man? Kwiyumva gute mu buhe buryo? You yourself? Yamba numva ndi bera, ndikiremwa muntu, mba mbona ahantu ndi ku isi, nkabyuka nkabona ndi guhumeka, nkabona I'm here, nkabona umupeti wanjye. You have a kid? Yeah, I have a kid. I have a kid, man. I have a kid. Yeah, thanks, man. I have a kid that is 4 years old, man. I have a kid. A boy, a girl? A girl. I mean, sorry, a boy. Wow, congrats, brother. Thanks, I appreciate, man. Nyine man, kugira umwana bivuze iki man, Glory, kuri wowe? Because some people they don't know like how this feels like. Nanjye ndimo, I don't know how this feels. Ariko manumva umwana ari umuntu w'agaciro, ariko I got know this feeling. Nk'umuntu bibayemo, how it feels like. It's like buri munsi urabona narabona nk'umupeti uburyo nakisingaga mbere, uburyo nitwaraga mbere be different, like as long as you uri kuvuga I have someone ku isi, ntabwo ari a material thing, it's a human being, urikumva? I have this person, ndi kugerageza akore right things nigeze nkora, ndi kugerageza agire best life njyewe nigeze ngira. So it's like abari nkawe uri creatinga undi, abari nkawe uri creatinga undi muntu muri wowe yo kuba creating undi muntu. So it's the best feeling. You ufite undi mu human being wakuvuyemo tu, it's the best feeling ever to be a dad, for real. Niki utikundaho nkawe Glory Majesty? Vuga ati I hate this part of me. I hate my anger issue, like when I'm angry. Urakazwa n'ubusa? Ntabwo ndakazwa n'ubusa, ariko yo naraka bimera nka World War 4. Like in their humble guy, in their chill guy, but when I'm angry, nshobora gukora boro zishobora kunyara nko muri jail nka 25 years kubera umujinya wanjye. So ngerageza uko nshoboye kose gucontrollinga enga yanjye, kubera ngira enga mbi cyane. Iyo naraka yarigiye nkora ibintu bitari byangombwa nagomba gukora, harigiye mvuga ibintu bitari ngombwa kubera ngomba kuvuga, kubera like anger issue. Like that's one thing I hate about myself, man, being angry and shit. Ariko ikindi kintu I've mastered how to control my anger and shit, because I've tuba ku isi kandi baravuga ngo isi ni ishuri. Kugeza ubu ngubu isi imaze kukwigisha iki? isi imaze kunyigisha ko nta kintu kiri permanent, nta kintu kiri permanent, ntagomba kuba attached.
ushobora kuba ufite umuntu mu buzima muba muri kumwe mukundana ariko ntago muzahorana ibihe byose uri kumva nta bintu bihoraho igihe cyose ibintu byose biri hano ku isi birarangira tu uri kumva ikindi kintu simaze kunyigisha just be humble ikintu Imana yaguhereje ishaka yakikwaka just be humble like kwicisha bugufiya ukamenya ko utari uwa danje ukumva ukamenya ko hari n'abandi bantu bakoze ibintu bya danje hano ku isi bavuyeho barabisiga tu you know just be humble ntuzigere uba attached ku kintu na kimwe ukumva yeah that's what's up niki simaze kunyigisha tu you know for real wambwiye ko wabuze mama 2016 right yeah for real nanjye ndanamubuze like yeah, sorry man thank you like ubonye chance though it's to imagine nk'abantu hari ibintu waba utarabwiye mama wawe akifuza kumubwira uramutse wongeye kumubona yeah, for real what's that it's like I love you mama wanjye akiri around nari ndi muri street life kwa kundi tuba muri hip hop music life yaraducwaye n'iki ntago nigeze spendinga time ihagije na mama like ntabwo ngeze mbona time ihagije yo kumubwira mere warakoze kumbyara warakoze kunstrugglingira the first thing nakora mbonye mama is like more hugs and I love you a lot mom and shit like you know niba ana watchinga ibintu biri hano ku isi and everything I love her man I love my mom for real yeah nicyo kintu namubwira for real yeah you know the funny thing on my side yeah what's the funny thing ntago nigeze mpobera mama wanjye like akiri muzima like this thing ibaho kuba ufite umubyeyi ukabona akora ibintu bumva ari nk'itegeko man bumva ari supposed kubikora kumbe bro it's a choice hari ababyeyi banga abana right yatura ababyeyi banga mwana abana mano ugasanga bamere bacu babayemo bavuyemo amagenocide amaze kurangira they were struggling and stuff none ugasanga nawe ukuze muri bya bihe bitari fresh nubashe niyo mpamvu uba ugomba kumenya agaciro k'ikintu kigifite tu you know ukamenya agaciro k'imvura izuba ritaraza you know and shit like that ariko niba utaranabikoze ujye ubikora spiritually you hug ndabizi ko abantu baba bari kutureba washinga over and stuff I hug my mom yo like I feel like mubonye ari namubwira ati yo mama yeah for real thank you so much for real ikintu yakubwiye kitazava mu mutwe niki ngiye my mom nigeze kumutelefona I called my mom navuga hello mom nabaye kabiri muri class arambwira that perfect uzafashe grammaire wawe ari no nago nzi ko iteguye kuba yazapfa the next 2 years kuko yapfuye after 2 years ariko yambwije ngo uzafashe grammaire wanjye I was like why did she say that to me like bivuze ngo like I don't know why one thing my mama told me nkiri muri high school and stuff nari ndi movie headed boy nkunda kureba movies cyane like movies cyane ama movie guy cyane ukumva yakundaga kumbwira so nari ndi attached ku bintu cyane biri mediatic cyane social media stuff arambwira like I will never forget those words man ukumva yarambwiye like urabona ibintu byose babiri kwisama movies and stuff ni ibintu babiri recorded bitazajya ahantu na hamwe so niba ufite ibindi bintu uri focus kuriho ntuzatume utuntu turi small cyane udutamo umwanya yakundaga kumbwira like izo movie uri kureba izo film uri kureba n'ibiki byo byose uri kureba urabisubiramo they are not going nowhere you get it ariko uyu mwaka urimo ku ishuri uri kwiga like uyu mwaka nugenda ntabwo uzagaruka ariko that movie will always be there ubu ngubu nibwo njya nkora reflect nkareba ibyo boro byose narebaga it's a beer they always the new ones they always new ones if a girls are always born man uri muri situation runaka igusaba kuba uri focus ntuzatume to distraction dutoya dutuma uba attached kubera they're not going nowhere. If you smoke weed, nigga, focus on your shit. The weed is still there. Plug aracyahari urukumva. Niba uri kunywa beer and shit like akabari karacyahari urukumva. Just stack your money and do shit. Ubu ngubu nibwo njya mbirazenga I'm like wow. I gotta focus on this thing. This akakantu kari small ndaza kwagaruka ariko akakantu kari big. I have to finish this thing first before I go to these other things and stuff. Yeah, that's what's up, man. Finally. Niba ari icyo wambwira cyaba ari ikihe niba ari icyo wabwira cyaba ari ikihe the microphone is yours uncle. Kinavuga love yourself mbere yuko hagira undi muntu ukunda mbere yuko hagira undi muntu uhereza amahoro banza wikunde man mbere yuko ukunda abandi banza wikunde mbere yuko urinda abandi banza wirinde ubwenge n'impano urukumva yeah that's what's up man you paying attention ku bitekerezo byawe power thought as powerful ibitekerezo nibyo bintu bya danje ibintu byose abantu bahano ku isi bakora bibanziriza mu mutwe tu focusing mu mutwe wawe cyane tu niho hambere yeah that's what's up man glory majesty we out yeah